na resi zetu ni kuikimbilia nchi ya DRC, kwa sababu DRC ni nchi kubwa, ni soko kubwa. Kwa hiyo kila mtu, kila nchi inatoboa njia zake ili tufike huko. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru agezweho. Muri aka kanya tukaba tugiye kwibanda ku makuru agaragaza ko Cyril Ramaphosa nyuma yo gutsinda amatora yuko ashobora kongera imbaraga mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yaho kandi itariki 7 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo w'2024 ubwo yari i Kigali mu Rwanda, yabwiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame yuko bagiye gukora uko bashoboye kugira ngo ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangire mu buryo bw'amahoro, cyangwa se nyine habayeho ibiganiro hagati y'abanyapolitike bafite akaboko muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero wabibonye, urabizi yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariyo Tanzania, hakabayo Malawi, ndetse hakabayo na Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo rero yo nubundi ikomeje kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uwa Tanzania rero nawe nkuko wabyumviye amaze gutangaza ko nabo badashobora kubura muri iyi ntambara, ngo kubera yuko Kongo ari isoko rinini kandi hakaba hari inyungu nyinshi za Tanzania, akaba ariyo mpamvu rero bagomba guharanira izi nyungu. Rero perezida wa Tanzania Samia Suluhu nawe yakomeje kugenda agaragaza yuko afashe mu minwe, cyangwa se nyine yashyize imbere iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyo kimwe ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kimwe rero mu byakomeje kugenda binagaragaza intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko ishyigikiwe na Tanzania, nuko yayitabanye n'ingoga ikajyanayo n'imbunda zikomeye n'ibitwaro kirimbuzi birimo ndetse n'igifaru gikomeye cyakoreshejwe mu guhashya umutwe wa M23. Murabyibuka mu gihe cyashize imbunda ya Sabasaba yaramenyekanye cyane, kandi iyi ngiyi ikaba yaravuye muri Tanzania. Tanzania rero kuri ubu ngubu ikomeje kugenda nyine igaragaza ko itazigera ihwema guhangana n'umutwe wa M23. Ni nyuma yaho rero nubundi Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yongeye kubona ubutegetsi hariya muri Afrika y'Epfo, nawe akaba afite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi akaba yari yanabeshye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame yuko bashobora kuvana izi ngabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se bakaba batanga inama kuri SADC kugira ngo icyo gikorwa cyo kuvana ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibe cyabaho, aho byagombaga kwemezwa ko nyine hakomeza kubaho ibiganiro ndetse hakubahirizwa inzira ya Nairobi ndetse n'iya Rwanda mu kurangiza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusesenguzi rero yagaragaje byinshi kuri ingingo, avuga ko nyine gutorwa kwa Cyril Ramaphosa yuko bishobora kugira impinduka ikomeye ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bigatanga n'umusaruro kuri iki gihugu mu ntambara barimo n'umutwe wa M23. Reka rero tumwumve 5-5. Nta nsinzi ya Ramaphosa navuga hatwe cyangwa M23 abashyigikiye M23 nabona nakwishimira aho ngaho, nabona ko ari bya bindi bisanzwe. Mu minsi ishize twagiye tubonaho ingabo za South Africa zari ziri muri misiyo ya SADC zagiye zitsindwa cyane, zigatakaza n'abasirikare n'ibikoresho. Ndumva warabibonye. Tugenda tubona n'uburyo bagiye bakorana na MONUSCO mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Ese wowe ubona ni iki kintu ushobora kuba wasaba nk'umuryango w'abibumbye, kuko ibyo ari byo byose mu muryango w'abibumbye ugomba kubamo hagati, ntabwo ugomba gufata uruhande rumwe muri conflict ziba zihari. Se utekereza ari iki kintu uwo muryango w'abibumbye ukwiriye gukora kugira ngo mu by'ukuri intambara nk'ingi ihagarare, cyangwa babe bashobora gufosinga impande zombi zirwana kugira ngo zibe zajya kuri table ya negotiation kugira ngo bashake igisubizo? Urumva mbere yuko mvuga ku muryango w'abibumbye ndaza kugarukaho uriya
kuri njyewe nta nubwo ubaho n'ibisi. Sinzi ijambo nabita. So mbere ko mbivuga ariko reka mvuge kuri Ramaphosa. Urabona ukuntu yari yaje, nari nagize njyewe personally nari nagize icyizere igihe yazaga muri cya gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu Rwanda. Icyo gihe numvaga ko hari icyizere at least ko ijwi ryirengagijwe rishobora kwitabwaho, bagahabwa agaciro, tugahabwa agaciro. Ariko natangajwe nuko ibyo yari yemeye nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze ko ikibazo kigomba kurangira mu buryo buri politiki apana uburyo bw'intambara. That was only the good and solution. Urumva? Ariko kugeza ubu kubona nta kintu na kimwe cyakozwe, ahubwo akaranforsa imbaraga zo gukomeza kurasa ku bana birwanaho, ni ikibazo gikomeye. So rero ku muryango w'abibumbye navuga ko ku muryango w'abibumbye wo ni inyungu zabo ziri hariya, ntabyo mu gihe bataratubonamo ibyo babona bazakenera, nta kintu benda kutumarira. Ahubwo ikintu ngewe navuga ni uko tugomba kuba determine nk'uko twanabitangiye n'abasore n'abadukuriye, bagakomeza kuba determined ku mugambi wabo. Ndabizi ukuri kuzatsinda kubera ko yabaye navuga ngo ari imbaraga bazanye hariya n'ibikoresho. Ubu ngubu baba baradusibye twaravuyeho, ariko ntibyakunze. So ndabona rero ibyo barimo bazagera igihe bisubireho birangire. Umuryango w'abibumbye n'ubwo utabaho ntakawubwiye, kuko ukuntu duhora twicwa hariya turengana no kuva kera, nta kuri bayobewe. Ariko nta kuri kubaho, ni ku nyungu z'ibihugu byabo ko ari umuryango w'abibumbye tugira ntawe. So rero no kurinda nata umwanya kuri bo, nibo banzi bacu ba mbere muri make. Nibyo navuga. uti nibo banzi bacu ba mbere. Kuko ni ukuri koko, ntago nta hantu na hamwe nigeze mbonaho umuryango w'abibumbye wigeze ukemura ikibazo mu buryo bwiza, ngo byibura bigira akamaro. Mu by'ukuri bashaka kugira ngo batinze ikibazo cyangwa banagiconfusinge ku buryo abantu batazashobora kugikemura. Tuzi ingero nyinshi, muzi uburyo ibyo bakoze mu Rwanda, muzi ibyo bakoze muri Cambodia, muzi kesi ya Palestine na Israel, bagenda bagafata ibintu bakabiconfusinga kurusha kugira ngo bacreating urusobe rw'intambara zitazigera zishira. Ariko se niki kintu noneho, nk'abanyafrika, tureke kuvuga abantu bo mu gihugu kimwe, nk'abanyafrika niki kintu noneho akarere, especially uburasirazuba bwa Afurika, East Africa, noneho ubwo bwakora kugira ngo bube bwashobora gukemura kiriya kibazo cy'umutekano muke, cyane cyane ko uwo mutekano muke uri neza ku mupaka w'ibyo bihugu, cyane cyane u Rwanda, Uganda n'u Burundi, ahantu izo ntambara zibera ni ku mipaka y'ibyo bihugu. Kandi ntibakwirengagiza iyo ntambara, kuko urabizi intambara nk'izo ngizo akenshi iyo umuntu atazihagurukiye ngo azirwanye, zishobora kugira effect y'icyo bita spill over, zikaba zanakwinjira muri ibyo bihugu kandi ntabwo ari byo bifuza. Ese ni iki kintu ibyo bihugu bishobora gukora noneho byo kugira ngo byirinde, ariko nanone binahoshe uwo mwuka mubi cyangwa iyo ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo? Ukuntu mbibona ni uko urubyiruko, we have to learn from our mistakes. Ibintu biba byarabaye
no kwiga from our history tukareba ikibazo navuga ngo kibabaje ni ntabwo ari uwari wese ubona like UN nk'ikibazo ntabwo bahari abakiyibonamo nk'igisubizo nakotinga inteko y'u Rwanda iherutse guterana bavuga exactly ko aho kugira ngo bategereze igisubizo kizava muri UN ngo nizadushakira ibisubizo ntabwo bishoboka so nk'uko wari unabivuze ingero zirahari ni nyinshi ni ukuvuga ngo twebwe twagakwiye nk'urubyiruko n'abadufasha twebwe ubwacu twishakamo ibisubizo by'ibibazo byacu naho kumva ko tuzabibonera ku bandi ibyo byo I can say ko twabyikuramo n'abakibifite bumva ko hari abazaza kudushakira ibisubizo by'ibibazo byacu ntabwo bishoboka so rero cyane cyane urubyiruko rwacu rukwiye guhaguruka buri muntu ahantu ari akiyumvamo igisubizo cy'ibibazo byacu apana kumva ko tugomba kubibona ibisubizo ku bandi yego ntitwabura kugaragaza ibijya mbere ariko nitudahaguruka ngo twishakire ibisubizo nta bandi bazabitubonera nta bandi bazabidushakira ibyo byo abashaka babyumve ntawe uzadushakira igisubizo ntawe nk'abanyafurika tugomba guhaguruka tukivanamo kumva ko abazungu the western countries bazadushakira ibisubizo ni twebwe tugomba kwikura muri ibyo byose ari iby'ubukene ari iby'intambara ni twebwe tugomba kwishakira ibisubizo niko mbibona aho uvuze neza cyane kandi ndagushimiye rwose njye numva wenda nkongereye ku cyo navuga ku by'abanyafurika cyangwa community ya Afurika y'Uburasirazuba byaba byiza community y'Afurika y'Uburasirazuba iramutse ishoboye gukorera hamwe nk'uko bakoze foro zo kugira ngo bazaze gukora ya zone tampo nubwo bamwe bari muri parti ya East Africa bahisemo kwitandukanya nabo bagasinya amasezerano bilateral na Congo noneho bakazana ingabo zabo kugira ngo zize gufasha Congo mu kugira ngo barwanye umutwe wa M23 ubona ko ubumwe mbona ko East Africa yabuze ubumwe hagati yayo ko kiriya kintu mu Burundi bwakoze bwitandukanya n'ibyo East Africa yari yemeye biri mu bintu byatumye kino kibazo kidashobora byibura gutorerwa umuti wa politike kuko uburyo amasezerano bari bemeranyijwe y'Ibujumbura yari yabikemuye wabonaga ko byibura hariho byibura icyizere cy'igisubizo kuko bashaka gukora zone tampo none bakorohereza impande zombi ko bazajya ku meza y'ibiganiro bakaba baganira bagashakira umuti ibisubizo ariko kuba abarundi nabo baragize batarigeze bashaka gukurikiza ibyo bemeye inama yabereye iwabo mu gihugu mbona ko aricyo kintu cyatumye ayo masezerano bari bakoze apfa bikaba kuri uyu munsi intambara ikiriho abantu bakaba bakirwana abaturage bakaba deplace n'abandi benshi bakahapfira exactly umukasi kugira cyo ariko ntibishoboka kubera ko urabona nk'ingi umunyafurika ni general turebe kugira ko hari abantu batinya unity kwishyira hamwe urumva kandi iyo mwamaze kwishyira hamwe ijisho riraguha unarabibona na benshi muri twebwe ko
abahindukira bakatwereka ko biriya bidakwiye ibyo nka leta ya Kongo ibiri gukora, ni nabo bahindukira bakabasapotinga. So hari abantu Rudatinya uri kuvugira uri kuvugira biri gucikamo ukuntu. Aya nago turi kukumva neza Rudatinya, internet yawe yabaye nabi kabisa. Internet yabaye nabi, sinzi niba uri bushaka uburyo uyadjustinga ukongera ukagaruka. Uranyumva? uranyumva Rudatinya aranyumva? Yego cyo ndakumvise. Ndakumva ariko biri gucika, ubanza uri ahantu udafite internet nziza. uranyumva gute ubu? Gutyo ndakumva, komeza twumve. Niba unyumva navugaga ko muri East African Community hari abajemo bafite ngira ngo mission yo kuyisenya, urumva, kandi ni ku nyungu z'aba bantu badashaka unity, kwishyira hamwe. So rero urabona birababaje. Uranyumva? Turakumva Rudatinya. Yes. Urumva birababaje kubona East African Community yari yishyize hamwe kugira ngo ikemure kiriya kibazo cya Congo, ariko ukabona donc ku ruhande rumwe baje gukemura ikibazo, ariko ku rundi ruhande baje gusupport. How can you explain that? Wabisobanura gute? Leta y'u Burundi ije ariko that's crazy. Ni ibintu biri so wild, bigoye, ariko urubyiruko ndibaza ko still bigomba kutwigisha. Ndabona hari ibihugu byajemo bije kubadiviza pana kubashyira hamwe kugira ngo bace bayisenye. So rero still ni ku rubyiruko, kuri twebwe urubyiruko tugomba kureba ibintu byose tukabikosora. Urumva? Ariko kuri kuzatsinda still, kuri kuzatsinda no matter what. Umva ko n'ubu ngubu babigira nka 2013, ariko bashobora gutsinda urugamba, bakabigira 20 gute? Bumva ko batwirukana muri Kongo bakatwirukana. Urumva? Ariko koze ntabwo bizabikemutse, ntabwo yabikemutse, usibye ko baribeshya, ntabwo bizakunda. Ntabwo byakongera. Rero icyo nani nshaka kukubwira aho ngaho, ako nani nshaka kukubwira, mu gihe Abanyafurika, mu gihe iwacu hari bagijwa politike y'uturere y'amoko n'ubujiji cyane. So rero urabona ko ari byo bashyize imbere. Leta y'u Burundi nicyo ishyize imbere na leta ya Kongo, ariko ntaho bifite imbaraga, usibye kubasapotinga kugira ngo dukomeze turyane nk'Abanyafurika, naho nta kamaro kabyo. Politiki y'amazuru ntabwo bikibaho. Urakoze Mukasi, n'abandi badufasha. Urakoze cyane Rudatinya. Iyo politiki uvuze bayita primitive politics. Buriya Abarundi nabo basa nkaho bicariye igisasu kizabaturikana bidatinze rwose, kuko iyo ugendera muri politiki y'ivangura ubundi akenshi biba bisa nkaho gusa it is the matter of time before ugira ikibazo mu gihugu, kuko abo ngabo uvangura ejo bazahaguruka bashake kwirwanaho
noneho iyo ntambara ivuke nyine abe ikibazo. Reka ngushimire Rudatinya, ubwo turaza gukomeza tuganire. Reka nkwe umwanya Coast Allen aranyumva. Yes, mukasi ndakumva. Ndabasuje mwese mwiriwe, mwaramutse aho muherereye mwese. Thank you Rudatinya, avuze ibi ahubwo nibyo nari ngiye kuvuga mwe yabikomojeho. Ramaphosa gutsinda Monusco hamwe na Wazalendo isi. Okay. Ikintu cya Ramaphosa rero hari ukuntu twatekereje ko kubera ko bagiye mu matora ko hari ukuntu twari tuzi ko ashobora kuba pushed by the opposition n'abaturage abo nyine bamu questioning about decisions ze kohereza ingabo ze muri Congo, but I don't think ntabwo natekereza ko hari icyo bizamukoraho cyane, kubera ko bitewe n'ukuntu South Africa yinjiye muri iriya ntambara yaje yitwikiriye umutaka wa SADC. Ntabwo yaje nka South Africa nk'igihugu, nubwo mu by'ukuri ntabwo nemeza ko, ntabwo bigaragara ko SADC ari icyemezo bose bahuriyeho ko bagishyigikiye, apart from bake muri bo bafite inyungu. Mu by'ukuri intambara yo muri Eastern Congo ni intambara bigaragara ko hari abantu badashaka ko iyi ntambara irangira. They would love it to be dragged as long as it can because niho harimo inyungu zabo. So yamaze kuba ni intambara yo mu karere hariya, ariko yamaze no kuba intambara ibihugu by'isi n'ibihugu bikomeye, kuko mwese murabizi ikibazo cya Congo, ubukire buhari bose bakanuriye amaso. So even if it's regional war mu by'ukuri, ariko hamaze deja kwinjiramo ibi bihugu bikomeye bifite interest zabo. So ukuntu bari kurwana iyi ntambara, biriya bihugu bikomeye, blocks ebyiri zihanganye ku isi twese tuzi, block ya the west, noneho na block iriya yavutse harya bakita iki mukasinyabutse cya kindi South Africa bifatanyije na China, BRICS, right? BRICS, yeah. So South Africa nubwo iri kuzamo nka SADC n'iki tukabirebera kunuza iri limited there, but is even wider kuko izi superpowers they work, bakorera mu gutyo mu gikari, ariko bariya bose baba bafite who they represent. Ntabwo ntekereza ko South Africa kuza muri iriya ntambara mu by'ukuri bari bafite gahunda y'uko bagarura umutekano. Okay, let's say that barimo barafightinga M23, but do you think they really have plans z'uko barwana intambara bagatsinda M23 bakayikuraho bikarangira Congo habaye amahoro bagataha? It doesn't look that way. Barabizi ko ari intambara itagiye kurangira, ntabwo bagiye kwishyiraho umusozo ati bamwe batsinde abandi batsindwe. No, they just want to drag this. And njyewe kuri njye ukuntu mbibona, iyi ntambara izarangira uko habayeho ibiganiro, kandi ibyo biganiro the people to be involved ni ibihugu byo mu karere. Iriya ntambara ntabwo ya affectinga in any way South Africa. Reba South Africa iyo bari, so uragira ngo ibibera muri Congo abaturage bahapfira, bangazwa, South Africa ntaho bahuriye. Yo South Africa nk'igihugu nabiriya bihugu byose bafite inyungu zabo bwite. Ibi bihugu byose birimo guparticipatinga muri iyi ntambara, buri bamwe bafite ibyabo. Ubu kwinjiramo interest yego barayifite, ariko bo bafitemo n'ikintu cya ideology ya hariya mu karere twese tuzi bahuriyeho. So bose barimo muri iyi ntambara, ariko nta numwe ufite interest yuko hariya urugamba rurangira, bamwe bagatsindwa abandi bakahazana amahoro. No, the longer it drags, bariya bo babonamo interest zabo barazifite. And Ramaphosa sintekereza ko afite gahunda yuko hariya hagaruka it's not in his interest, honestly speaking. Ibyo baba baganiriye na ibyo whatever they promised between themselves, Tshisekedi yo yicaye na Ramaphosa biraho, ariko n'izindi powers ziri inyuma mu gikari who go through these people. Bariya ba Ramaphosa buriya baba bahari, ariko nabo bafite abo ba representinga. Tshisekedi hari is pulling behind the scenes on his side, nabo bafite ibyo bamubwira. Noneho iryo hanganisha, ariko ari ibihugu byacu abanyafrika twebwe bahariya, aba presidents bacu aribo barimo hariya bigaragara, no, you know what, the Africans fight each other, killing each other, but
when we all know the truth mu gikari what is being played. So Ramaphosa gutsindwa no gutsindwa kwe mu by'ukuri ntacyo byari guhinduraho, kereka yenda yatsindwa hakazaho undi muyobozi akavuga no ngewe fatisha icyemezo ntago ingabo zacu ziri bujyemo hariya, byaba mu mutaka wa SADC haba mu iki nge niko. That's what I'm saying. Thank you. Welcome Nomad, reka duhengire ngo Nomad ijambo.